nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Kristo Yesu akuzwe bavandimwe. Reka twongere dukomereze aho twari tugeze tuganira kuri Mama Faustina, hamwe tunarebera hamwe ibyo yabonye mu bundi buzima, hakurya y'ubu buzima. Marayika murinzi we nanone igihe bavuye mu purgatori yamukomezanyije mu gihano cy'iteka, mu bucibwe, mu muriro utazima. Yahabonye rero naho nk'ahantu hadasanzwe hanini cyane, kandi aho ngo harimo roho nyinshi ziri mu bihano. Rero ikintu yahise nagira ngo tujye tunatindaho ni ububabare, n'ubwoko bw'ububabare navuga buriyo. Hari ibihano navuga bya rusange bose bahuriyeho, hakaba n'ibihano by'umwihariko. Ibya rusange yavuze, avuga yuko ikintu cya mbere kibabaje mu muriro utazima ni uko uhari aba atakaje Imana by'iteka ryose, udasubira inyuma. Nta kindi cyizere cyo kongera kubona Imana, biba birangiye. Ariko namwe nimutekereze iteka ryose. Hari igihe tutazi uko kutagira Imana bimera. Ntabwo tuzi kutagira Imana uko bimera, kuko hano ku isi ubuntu bw'Imana burahuzuye. Turakunda kuririmba ngo ijuru n'isi byuzuye ikuzo rye. Ahatari ikuzo ry'Imana, ahatari Imana hameze gute? Ni habi cyane. Niba ku isi n'ibyaha byose bibi tubona Imana ihari, nimutekereze Imana itari namba. Imana aho itari ni habi pe. Rero igihano cya mbere ni ugutakaza Imana by'iteka ryose, kandi na roho ikabyumva ko utakaje Imana. Icya kabiri ni uko igihano gihari ntikizigera gihinduka. Uroho ibibizi neza yuko ni uguhora wicuza by'iteka, utazigera ukosora ibyo wishe ngo nibura wisubireho. Ni ukuvuga ngo nta kwisubira ko wagugishoboka. Icya gatatu ni uko icyo gihano umuntu aba arimo ntabwo cyo kizahinduka. Hari ibya rusange wenda kuvuga ngo aho ntihahinduka, ariko ubuzi neza ko n'igihano cyawe nawe urimo, mu babara urimo, nta kizahinduka. Icya kane, umuriro uhari ngo ucengera roho ariko ntuyitwike ngo ikongoke. Ni umuriro udasanzwe wacanywe n'uburakari bw'Imana. Ntabwo ari umuriro umuntu nibura ashya ngo akongoke birangire. Ni umuriro uhoraho. Niyo mpamvu tuhita ngo ni umuriro w'iteka. Icya gatanu ni uko hahora umwijima. Hahora umwijima ngo n'umunuko, ariko kandi muri uwo mwijima abarimo bakaba bashobora kubonana, bagashobora kurebana. Yeba nibura umuntu yihugiragaho mu gihano arimo, ni ukuvuga ngo ubabare bw'uko uri mu gihano kimeze gityo bwongerwa no kubona ko n'abandi bari muri icyo gihano. Ubona ikibi kigukikije. Hari ikibi kikurimo wowe ubwawe n'ikibi kigukikije. Nta buhungiro uba ufite. Icya gatandatu ni ukuhora iteka uri kumwe na shitani, kuba accompagné de Satan. Ibaze uburyo Sekibi ari umugome, guhora iteka umubona ububi bwose ashobora gushushanya, ashobora kwigaragarizamo, ubu bubona imbere yawe. Iyo tuvuze shitani tuba tuvuga n'abambari bayo, abamarayika bayo babi nabo baciwe. Icya karindwi, haba ukwiheba gukabije ndetse n'urwango rukomeye rw'Imana. Nubwo umuntu aba ahari azi neza ko azakora igihano akwiriye kuba abonye, kuko nta umuhatira kujyayo. Ikibi yakoze kimuhatira kuba ari wahitamo, ububi bwe umuhatira kuba ari wahitamo, ahunga Imana. Bigatuma rero agira urwango rukomeye afitiye Imana n'ibyayo. None mutekereze ibyo bintu roho zose zihuriyeho ziri mu muriro utazima. Mama Faustina avuga ko hejuru y'ibyo bihano bahuriyeho bose hiyongereho ibihano by'umwihariko, kuko buri roho
ifite igihano cy'umwihariko bitewe n'ingingo zakoreshejwe ikora ibyaha bikomeye byayijyanye mu muriro utazima. Murebe namwe irari ry'umubiri, uburyo rizonga umuntu, irari ry'umubiri rishingiye mu buryo turya, mu buryo dukoresha umubiri wacu, mu buryo twambara n'ibindi bitandukanye bituma umubiri wacu dukoresha ibyo twagombye kutawukoresha. Ibyo byose rero umubiri ubihongerera ku rwego, ubihanirwa ku rwego rw'aho byagejeje bicumura. Niba ururimi rwawe ari rwo rwagucumuje cyane, urumva hari ibihano bigenerwa urwo rurimi. Mbese buri gice cy'umubiri gifite ibihano by'umwihariko. Mbese binyibutsa ya vanjiri izavuga ati niba ijisho ryawe riguteye gucumura, ryawe ry'iburyo riguteye gucumura, ikiruta nuko warinoboramo, biraruta yuko wagenda n'ijisho rimwe ukajya mu bwami bw'ingoma. Cyangwa se niba ukuboko kwawe, ikiganza cyawe kiguteye gucumura, gice, ikiruta nuko wagenda ufite ukuboko kumwe, ufite ikiganza kimwe, kugira ngo ujyane byombi mu muriro. Rero bavandimwe, reka turebe ibyo ducumuramo, ibyo tubamo twagize akamenyero, ibyo twumva twarabigize nka identite yacu ntidushobora kubihindura. Twiyambaza impuhwe z'Imana, ziradutabara maze duhinduke, tugarukire Imana, twirinde umuriro utazima. Ndetse na purgatori ntabwo ari twaremewe Imana. Igihe ibihesha Imana ikuzo ntabwo ari kujya mu purgatori. Igihesha Imana ikuzo ni ukuva muri uyu mubiri tugahita tuyibona, tukajya kubana nayo mu rukumbuzi twagira hano ku isi, rugakomereza mu ijoro. Hasingizwe Imana, abamarayika n'abatagatifu bayo.